senge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe ico nico zakukiriza zatanginga nishize kubwawe ibyo nigira kubagirira sibi ahubwo ni byiza kugira ngo ngare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Mwami Yesu ndagushimira message ubutumwa twifuza kubaganiriza muri iki gitondo. Abaheburayo 12 umurongo wa 14 Bibiliya iravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Kadusubiremo abatarahagera ni 12 umurongo wa 14 Abaheburayo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Sinzi ko wahageze 19 no kuri 19 kwera ku 10 umurongo wa mbere. Oya urahera 19 uhere ku murongo wa 19 n'ubundi. Haravuga ngo muje mwitondera amategeko yanjye tukabangurire amatungo yawe ayo bidahuje ubwoko tuzabibe mu murima wawe imbuto z'amahara kubiri ntukambare umwambaro waboheshejwe ubudodo bw'amahara kubiri. Saho naho ngaho subiramo neza ubwo nko wasoma na sizerinete niyo mpamvu haravuga ngo muje reka dusome muje mwitondera amategeko yanjye ntukabangurire amatungo yawe ayo bidahuje ubwoko tuzabibe mu murima wawe imbuto z'amahara kubiri ntukambare umwambaro waboheshejwe ubudodo bw'amahara kubiri. Amen. Amen. Amazina yanjye nitwa Yonasi Munyamahoro. Ayo niyo mazina yanjye. Ntuwi Masaka ko mubireba ndi umusaza ndi umushesha kanguhe. Hanyuma umurimo nkora ndi umurevera pasiteri. Itorero dukorana naryo ubu ngubu rirafunze nk'ayandi yose menshi. Ni itorero ry'amasezerano nivuga ubutumwa mu Rwanda. Twari dufite amatorero twari tuyoboye hano mu mujyi wa Kigali ariko nyine kubw'impamvu zitandukanye ubundi turimo dukora. Hanyuma ndabashimiye cyane kundekereza no kuntumira. Iki gisagara cyuzuyemo abantu benshi abavuga ubutumwa bakomeye bazi gusobanura. Rero kugira ngo dukoreshe igihe neza dufite umwanya utari munini kandi utari muto, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo tuvuye gusoma. Abantu b'Imana, abana b'Imana, abakijijwe, abarimo bajya mu ijuru, abicaye muri iyi sare bose ndizera ko ari abakirisitu bakijijwe. Ndimo ndaganira cyangwa ngiye kuganiriza abantu bakijijwe. Ariko nubwo bimeze bityo nanone hari impamvu. Ni byiza ko duterana kugira ngo dukomeze twibukanye, dutyazanye, twungurane, dushyigikirane, tugirane inama dushingiye ku ijambo ry'Imana.
imana twizera, imana twamenye, imana dukorera, imana yaduhamagaye ifite ibintu biyiranga ni byinshi, ariko ndavuga kimwe cyitwa kwera. Sema amina. Kwera. Kwera, holiness, sanctification, cyangwa se kwera mu yandi magambo mu rurimi twese wenda tubasha kumva. Ico ni ikintu kiyiranga imana, ni kwiteye, ni kwisa. Abantu yahamagaye, abo yakoresheje, ndetse n'ibikoresho byayo byo mu rusengero, iyo usomye mu isezerano rya kera, byose kugira ngo bibashe kwegera bikora umurimo wayo, habanzaga kubaho ikintu cyo kubyeza. Rero abantu b'Imana kugira ngo dukorere Imana, tubane n'Imana, tuvugane n'Imana, tugendane n'Imana, tunezeze Imana, sema amina, nta kindi tugomba kuba twera. Muri iki cyanditswe dusomye, ndagira ngo tuvuganeho nk'amagambo ane. Ijambo rya mbere turavuga ngo se kwera ni iki. Ijambo rya kabiri turareba ibice bitatu bigize kwera. Ijambo rya gatatu turarebera hamwe twezwa gute. Irindi wenda simbona umwanya waryo, ndaza kurivuga ninza kongera kubona umwanya. Asifiwe Bwana Yesu. Bibiliya iravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Kuko utejejwe, ico kintu mucumve, ni ico nico canzaye. Kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Bwira mugenzi wawe uti utejejwe ntazareba umwami Imana. Nta nzira y'ubusamo, nta rukatiriza, nta ruswa, nta kimenyane. Oya. Utejejwe ntazareba umwami Imana. Nuko ndarinjira mu nyito, reka manze mvuge amakuru kuri iki cyanditswe bukeya, nje muri context historique. Mu mateka Bibiliya ivuga ngo Yesu amaze gupfa no kuzuka, intumwa zakiriye imbaraga y'umwuka wera, bakora ibitangaza. Imana irabakoresha. Bibiliya ivuga ngo Petero umunsi wa mbere yarabwirije 3,000 ngo birahindukira, bose barakizwa. Nyuma yabyo ngo hazaho imbaka mu Bayuda bari bagitsimbaraye ku mahame ya kera, itorero ryabo, amategeko ya Mose n'indi mihango. Uyu mwanditsi abandikira yarimo ababwira ngo ibyo twagiye mu bya Kristo biraruta biriya bindi byose twari turi mu bya kera. Kubera iyo mpamvu abantu ngo bakizwe bagira akarengane, baratotezwa, bamererwa nabi. Uyu mwanditsi rero abo yandikiye ni abantu bari baravuye muri abo bandi, bemera Kristo, bemera Masiya, bemera impinduramatwara, bumva ko bagomba kuva mu isezerano ririya rya kera no gukurikiza imigenzo ya Mose n'ibindi, bakemera Kristo. Barabanena, barabatoteza, babamerera nabi. Ariko hagati aho bari baturanye, bari bari kumwe. Uyu mwanditsi mwaje kubandikira aravuga ngo mugire umwete wo kubana nabo bose, abo babanga, abo babatoteza, abo babavuga, abo babanegura, abo babagaya.
mubane nabo amahoro. Sema amina. Semeni amina. Hanyuma ngo mwezwe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Mwezwe. 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 Kwezwa ikintu Bibiliya iravuga ngo kwezwa ni ukuvuga ngo ni ikintu gifite kamere itariho yejejwe yera, muri kamere yera. Iyo usomye ugakurikira neza mu ndimi Bibiliya batangiye kuyandikamo mu Giheburayo, iri jambo kwera ryanditseho ngo kodos, bivuga ngo ni ikintu kidafite tashe, kidafite inenge, kidafite akabara, kidafite akantu nakamwe, cyera. Mu Kigiriki aho haravuga ngo ni exosos, bivuga ngo ni ukugirwa umwere. Iyo ni inshinga, ni ukugirwa umwere. Imana yaraduhamagaye kugira ngo tubabera. Sema amina. Semeni amina. Kugira ngo tubabera, duse nayo, tuvuge nkayo, tugende nkayo, dukore nkayo, twibwire nkayo, twitware nkayo, tuyiserukire mu isi, tuyerekane mu mahanga batayizi bayibone. Imana yabwiye Isiraheli yabwira ngo mubabera ngo kuko nanje nduwera. Abalewi igice cya 11 umurongo wa 44. Kuko nanje nduwera. Petero ngo aje kwandika we aravuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe ngo ishanga ryera, abatambyi b'ubwami, abantu ngo Imana yaronse yahamagaye kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Asifiwe Bwana Yesu. Iyo niyo ntego. Iyo twera, Imana iratwizera, Imana ikadukoresha, Imana ikatuvugisha, Imana ikaduhagurutsa, Imana ikaturata, Imana ikatuvuganira, Imana ikaduhagararira. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ikatwirata, Imana igashinga ibirindira huri, ikakubera protection, ikabwira amahanga ikavuga ngo hariya hari umuntu wanjye. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Reka tuvuge ku bice bitatu bigize kwera. Igice cya mbere ni ukwezwa turonga iyo duhamagawe tukava mu byaha. Ari ryo ririya jambo narimvuze Petero yavuze. Ubwoko bwatoranijwe ishanga ryera. Iyo ni intambwe ya mbere. Iyo wakiriye Yesu ng'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubuvuye ahantu ubugiye ahandi, ubuvuye mu bapagani uba winjiye mu nzu y'Imana. Yohana yaranditse igice cya mbere umurongo wa 12 aravuga ngo
yaje mube ngo ariko abe ntibamwemera ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Sema amina. Ngo kandi ngo abo bene abo ngabo ngo ntibabyawe n'umubiri, ntibabyawe n'ubushake bw'umuntu, ntibabyawe n'umugabo, ahubwo ngo babyawe n'Imana. Iyo ni yindi naissance, n'ubundi buryo bwo kuvuka. Imana ikakubyara. Iyo winjiye muri iyo famiye ni ibintu byikora, ni automatique, uhita ugaragara kubaye uwera. Uba wejejwe n'amaraso ya Yesu no kwatura binyuze mu nzira yo kwizera. Umwandisi w'Abakorindo ba kabiri bice 5 umurongo wa 17 ho haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gisha, ibyakera ngo biba bishize, ngo habagiye kuza ibindi bishaje. Sema amina. Abantu bateye intambwe bakagera kuri uko kwezwa bari muri ino sare twicayemo, nibashira amaboko hejuru mbarebe. None nukuvuga ngo aba nibo bakijijwe bonyine, abandi ndi uko pindi muraro bamugira. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Ko ndavuga ikinyarwanda ba ibyo mvuga ko birumvikana. Nari mvuze ngo kwezwa kwa mbere nukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo wateye iyo ntambwe ni ibintu byikora, uba warejejwe. Mu yandi magambo, mu mvugo ya teologiya, uba wahinduye position. Nukuvuga ngo uba wavuye ahantu wimukiye ahandi ukaja ku murongo w'abana b'Imana. Abari aho ngaho nibo nabajije ni bande? Haleluya. Dukomere Yesu mu mashirimba twarakije. Tuzamurira Imana icubahiro. Kandi karavyesha. Ukwezwa kwa kabiri niyo bita sanctification pratique, cyangwa se kwezwa mu buryo buhoraho, kuri continuer, kwa minsi yose. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mpisemo guhora nkizwa, ngo nshingwe mu gakiza ke, ngo sinzava mu gakiza ke. Mpisemo guhora nkizwa. Umuntu urumva uyu muririmbyi warakijijwe deja, ariko hari yindi step yo guhora ukizwa. Mu yandi magambo no kuvuga ngo nukuva ku kandu kamwe none, ejo ukava ku kandi, ejo bundi ukava ku kandi, bwaburi ukava ku kandi. Imbaraga za Mwuka Wera n'ijambo ry'Imana birimo bikora akazi mu mutima wawe. Iyo niyo bita sanctification pratique. Mu byo dukora, mu byo tuvuga, uko duteye, ugakomeza kwezwa, ugenda wezwa. Abantu muri iki gihe ntawe naje gutunga urutoki no gucira urubanza, ariko ndavuga ibyo Mwuka Wera yandumye. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Ni ku cyumweru nugutera ipasi tugafunga amakarvate tukaza guterana. Ariko hanze hari aho dutuye, hari hirya tukaba abandi bantu. Tugomba kwezwa mu buryo buhoraho. Kwezwa kwa gatatu niyo bita ngo ni sanctification parfaite, cyangwa se ukwezwa kuzuye, uko tuzakugeraho tugeze mu ijuru imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bakundwa ubu turabana b'Imana, ngo ariko uko tuzamera ndikurerekanwa, ngo ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Ubu turabana b'Imana,
ubu turakijijwe, ubu turabigerageza mu buryo buhoraho, ariko uko tuzasa n'ubundi ntikurerekana. Kristo niyerekanwa tuzasa nawe, kuko ngo tuzamureba uko ari. Murongo wa hepfo uravuga ngo ufite ibyo byiringiro muri we. Vugutira kandonchure ingamba zivemo, umpinduri icuma cawe ukore, pindure icuma cawe nguko tuzasa ndi kurerekana, ariko Kristo niyerekana ngo tuzasa nawe. Umurongo hepfo kavuga ngo ufite ibyo byiringiro muri we ngo niyiboneze. Haleluya! Ngo niyiboneze, yiboneze. Ntabwo Kristo amuboneza, we ariboneza. Bishaka kuvuga ngo Kristo arafata umwanya wa kabiri, ariko wa mbere n'uwawe. Ijambo ry'Imana navuga ngo Yesu azagendana n'ubushake bwawe n'amahitamo yawe. Yiboneze kuko uwo nguwo nawe aboneye. Semeni amina. Reka nihute tube nk'abinjiramo gatoya muri iri somo. Uku kwezwa kwa mbere ntaco tugukoraho, nyuma yo gukizwa uba wakijijwe. Ariko hari abantu bakizwa akaza kabaho mu rusengero wamureba, nje ndi umushumba ngize iminsi mbana n'abakristo. Ukamureba mu kwezi kwa mbere ugaza mu kwa 12 ntambinduka. Uko yarari ni kwameze, uko yatangaga amaturo ni kwa kundi, uko yitabiraga gahunda y'umurimo w'Imana, uko imbano ziwa zikoresha ni wa wundi, tarahindukaho n'ikintu na kimwe. Uko kwera kuzuye, uko kundi twavuze kwa gatatu kumwuzuro tuzezwa tugeze mu ijuru, ibyo nabyo ndabindi twabikora. Ariko ni byiza kuko niyo ntumbero yacu. Komera Yesu mu mashi nkubwire neza. Haleluya! Yesu yigaze gusohokana abigishwa batatu b'inshuti ze, ngo arababwira ati muze mbakopeze, nzambona mwaranegereye mukaba n'inshuti zanje. Kubera iyo mpamvu ntituzabana gusa ngo tubane gusa, reka mbe ngubakopeza mbereka ibintu uko bizaba bimeze. Sema amina. Ngo afata bene Zebedayo na Petero, Yakobo na Yohana, ngo na Petero, ngo abazamukana ku musozi. Ngo bagere ku musozi, Luka yaravuze ngo agitangira gusenga. Ni ingaruka ayo magambo tuzayavuga. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya! Ngo agitangira gusenga, Bibiliya iravuga ngo mu maso ye haraca, imyenda yiwe ngo irahinduka irera cyane. Vuga ngo cyane. Abagabo babiri ngo baramanuka bagaragara aho ngaho, Eliya ngo na Mose. Indumwa aho zari ziri Petero ngo nawe arimo arareba, ngo aritegereza arareba, ngo abone ibintu si bisanzwe. Ibyo simbitindaho, icyo nshaka kuvuga n'ubwiza yambaye. Abigishwa bakabubona, bakabona ukundi ibintu bimeze. Tuzambara ubwiza. Komera Yesu mbashi inshuti yaje. Uyu mubiri uzuwambika ukawusiga ukawumerera neza ukumva ni sawa, ariko bwacu ukarwara. Hari umumama n'umwe ariko umuntu afite imbago kuri hasi ko yarameze. Uyu mubiri ugira intege nke, none ubona bimeze gutya bwaca bigahinduka. Ariko abizeye hari uwundi mubiri tuzambara, hari ubwiza budutegereje, hari ukuntu Yesu arimo abitunganya. Sema amina.
arabasogongeza arababwira ngo dore uko bizaba bimeze. Bamanutse umusozi bafite amakuru ateye ubwoba. Petero yaje kuyavuga nyuma, aravuga ngo twaramubonye kuri wa musozi, twabonye uko ibintu byagenze, turamuzi. Niyo mpamvu yemeye gupfa urupfu rugoye cyane. Aravuga ati uko byasa kose, uko byaba bimeze kose, buriya bwiza sinabuheba. Asifiwe Bwana Yesu. Uku kwezwa kwa gatatu kwa kabiri twavuze ngo ni sanctification pratique. Ibi nibyo bitureba, ni nabyo bidukwiriye, ni naho isomo riri cyane. Reka mbe ngubivugaho bukeya, iminota kabisa. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Umuntu agizwe n'ibice bitatu, murabizi. Abantu barabize bose barabisobanukiwe. Umuntu agizwe n'umubiri, akagirwa n'umwuka, akagirwa n'ubugingo. Igice tutasomye Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 uraza kuhaturebera. Ufite amaso hasome, muhasome mwumva uko havuga. Hariya Pawulo yaravuze ngo umuntu agomba kwezwa bihereye mu mwuka, bikaja mu bugingo, bikamanuka, bikagera no mu mubiri. Ninde ufite Bibiliya abe nkadusomera uwo murongo? 5 usoma umurongo wa 23 24. Ndabaha ibyanditswe kugira ngo muze kubisoma. Tesalonike ba mbere bice 5 dore ku murongo wa 23. Ravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Hagararaho. Mwebwe ubwanyu, Imana ibeze, mwebwe ubwanyu. Aho heraho yahereye ni heye? Umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Urakoze cyane. Reka duhere ku mwuka. Umwuka ni igice cy'imbere kitagaragara, ariko kandi ni uwanima, ni utuma tuvuga, ni utuma tugenda. Uko nuko umwuka undimo, niyo mpamvu mbagaza imbere yawe, nawe niyo mpamvu wicaye. Umwuka wavuyemo umuntu ahinduka ikindi kintu. Aha rero aravuga ngo umwuka wacu ugomba kwezwa. Isi yafashe ibindi irabicurika, izana umubiri abari wishira imbere. Kugomba koga, ugomba kwambara, ukawukorera isuku, ugasiga amavuta, ugatera parife, ukawutunganya, ukawugira neza. Abantu suko bazagira, uko niko isi yarabicuritse. Ariko ijambo ry'Imana hano riravuze ngo umwuka wanyu ari ubanza kwera. Zamurira Imana icubahiro. Haleluya. Umwuka ni ugomba kwera mbere. Imana mu muntu ituye aho hantu, iba mu mwuka. Ntiyo kunda kuba ahantu hadasa neza. Ico ni kimwe nihuse. Cya kabiri, aha mu mwuka niyo haba imbaraga zituma tuyihamya. Iyo umwuka usa neza, umeze neza, uhamanya n'uwawe, kuko umurimo w'Imana uri mukora. No gukorera Imana kwawe mu buzima bwawe bimeze neza. Reka ngubwire, turabashitsi mu bintu by'Imana. Mwuka niwe musangwa. Iyo uzindukiye ahantu uri umushyitsi, ubu nagaza pastor abanza kumbwira ati aha nuku, aha nuku, aha nuku, kuko ndi umushyitsi. Reka ngubwize ukuri, mu bintu by'Imana nawe uri umushyitsi. Umwuka niwe musangwa. Komera Yesu mu mashi. Haleluya. Ni ugomba kukwereka, akakubwira ngo kora gutya, nyuraha.
impamvu mubona abantu ibyaha byagwiriye mu makanisa, umuntu akaba umudiyakoni ariko ugasanga ari mu manyanga, akaba umuririmbyi ariko waza kumureba ukumva ngo bimeze gutya na gutya. Nuko umwuka uhumirije, umwuka ndubona ntabwo agendera habona, ari mu mwijima. Ariko umwuka iyo wawitayeho ukawutunganya, sema amina. Murantera amabuye se ndataha, zamurira Imana icubahiro. Haleluya. Kuramya Imana hariya umuriya mugore w'umusamariyakazi, Yesu hari icyo yamuvuzeho. Nihuse mu bugingo, amagambo ibitekerezo byawe ugomba kubikontorora neza, kuko Bibiliya iravuga ngo ukutekereza mu mutima ni kuri. Tutandukanye nuko utekereza. Usome Matayo igice cya 18 umurongo wa 19. Umubiri, ibyifuzo by'umubiri ugomba kumenya uko bitwara, ugomba kumenya umubiri uko ujera, ugomba kumenya uko ubana nawo. Bibiliya bivugaho umubiri. Tuvuga amina. Semeni amina. Bibiliya zivuga ngo ibiri mu isi ngo ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, ngo nukwibona cyangwa se kwibona ku by'ubugingo. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo Satani azakoresha ku buzima bwacu. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso, no kwibona, ubwibone, ubwirasi, proudness. Nukuvuga ngo Satani ni umukoca. Sarya mukoca wa Chelsea ninde ba? Abantu ushaka ninde? Kocha ninde wa Harumuze? Muvuge ninde? Sabi Ausu. Niwe ngo umukoca wa Chelsea. Umukosha w'irari ry'umubiri, irari ry'amaso no kwibona ni Satani, ahagaze hagati yabo bakinyi batatu. Sema amina. Sinzi ko bariho banumva. Aje abwira umubiri ngo wewe kora ibi, kora ibi, kora ibi, kora ibi. Akabwira amaso ngo reba ibi, reba ibi, reba ibi. Kandi ibyo byose akwereka ntabwo biba bihamanya n'ubushake bw'Imana. Oya, biba bihamanya n'ubushake bw'Imana. Dawidi yaravuze ngo mana, mana, mana yanje. Zamurira Imana icubahiro. Dukomere Yesu mu mashi, dukomere Yesu mu mashi. Yaravuze ngo amaso yanje ngo uyarinde ngo kureba ibibi. Ubu ngubu Satani yateruye ibintu byose aragenda abitereka hariya kuri YouTube. Abantu bafata umwanya amasaha n'amasaha arimo areba ahindura kimwe ku kindi, ikindi ku ureba iki? Nikuze ubona, nikuze ureba. Reka nsoreza. Senge wongera usenge, tandukanye gusenga kwawe, ico nico zakukirira zatangira ishize kugawe. Ibyo nibwira kubagirira sibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo bare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Mwami Yesu ndagushimiye, ijambo ryawe n'ukuri rifite imbaraga zose.
ubu n'ubwoko bwawe nabera wahamagaye ubakura mu isi y'umwijima ubajana mu muco. Ko nshoboye kuvuga nuko, ariko wowe uravuga ukurenze kandi yumvikanisha ubushake bwawe kuri we. Dukomeze tweswe kugira ngo tube abakozi bawe n'abagaragu bawe wishimira. Amaherezo tuzakubona, no muri ubu buzima dukomeze tukubone. Icubahiro no gushimwa n'ibyawe tubisenze mu izina rya Yesu, amen. yadusanze kwigaragura ifata idukuraho, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. waba uri hano ushaka kwezwa, waba hari aho wateshutse, waba wifuza kongera kwezwa n'Imana, watambuka imbere y'abakozi b'Imana kurambika ibiganza kugira ngo Imana igukomeze. Niba uhari watambuka kugira ngo abakozi b'Imana bakurambike ibiganza, bagusabira imbaraga zo kugendana n'Imana no kwezwa imbere y'Imana.